Hari imvugo ikunze gukoreshwa ukumva umuntu abwiye undi ngo have utanzamurira isukari. Rero abantu benshi nanjye ndimo tugahora twibaza aho ikomoka. Akenshi iyi mvugo ikoreshwa iyo umuntu abona barimo kumwiyenzaho cyangwa gukora ibintu biganisha ku kumurakaza, akabivuga abwira mugenzi we ko yakagombye kurekeraho bitaza kumutera kumurakarira. Kugira imbaraga nkeya z'ubwonko cyangwa se kurakara vuba, gukunda kugira umushiha, kugira agahinda kenshi no guhangayika ni bimwe mu by'ibanze byangiza ubuzima bwacu bwo mu mutwe cyangwa bw'imitekerereze. Waba uzi se ko isukari nyinshi ari kimwe mu bintu bishobora gutuma tugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe? Ese koko isukari iyo yabaye nyinshi mu mubiri ishobora gutera ingaruka nk'iziterwa no gufata ibiyobyabwenge? Noneho rero dukurikije iyo mvugo ikunze gukoreshwa, kwiyongera kw'isukari kwaba gutera koko uburakari. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ukuntu isukari iyo ibaye nyinshi ishobora gutera ibibazo byo mu mutwe cyangwa by'imitekerereze. Turanerekana kandi uko kwitwararika no guhitamo neza ibyo urya bishobora kuba uburyo bwiza bwo kugarura umucyo mu bwonko bwawe. Mureke tubanze tubashimire abafashe icyemezo cyiza cyo kubana natwe aka kanya. Dushimire cyane abamaze gukora subscribe kuko mutwongerera ingufu zo kubashakira utundi tuntu tw'ubwenge. Turasaba nawe utarakora subscribe ko nuza kunyurwa n'iki kiganiro waza kwibuka gukora subscribe mu rwego rwo kudutera inkunga. Ntiwibagirwe no gukanda ku gashusho k'inzogera kari hejuru mu nguni y'iburyo kugira ngo hatazagira utuntu tw'ubwenge twongera kugucika. Ntiwibagirwe kandi kuduha ibitekerezo, gukanda like na share mu rwego rwo gusangiza abandi utu tuntu tw'ubwenge. Murakaza neza kuri uyu muyoboro w'utuntu tw'ubwenge. Njye banyita Twige. Nibyo koko isukari nyinshi ishobora gutera kugira ingaruka mbi ku buzima bwo mu mutwe, cyane cyane ku gihe kirekire, ibyo bita effet à long terme cyangwa long term effects mu ndimi z'amahanga. Aha bisobanura ko umuntu ashobora kurya isukari nyinshi ari umwana ariko ingaruka zikagaragara yakuze. Twifashishije igitabo The Sugar Brain Fix cya Dr. Mike Dow usobanura uburyo isukari nyinshi ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe, harimo nko gutera ikibazo cyo kugabanuka k'ubushobozi bwo gutekereza, ikibazo cyo kurakara bya hato na hato, ikibazo cyo kwibuka no kugira agahinda cyangwa guhangayika. Reka turebere hamwe bimwe mu bibazo isukari ishobora gutera ku buzima bwo mu mutwe. Isukari nyinshi igira ingaruka ku marangamutima n'ibyiyumvo. Isukari nyinshi cyane cyane iyo mu nganda itunganyijwe cyane bakunze kwita rafine, cyangwa iyongerwa mu binyobwa n'ibiribwa byo mu nganda nka za soda, energy drink, amafu yo mu nganda n'ibindi, ishobora gutuma habaho impinduka mu buryo bw'imikorere y'imisemburo ya insuline. Uyu akaba ari umusemburo ufasha kugenzura igipimo cy'isukari mu maraso. Izi mpinduka rero nazo zitera ingaruka ku byiyumvo, bikanahindura imikorere y'umusemburo w'ibyishimo wa serotonine, bikaba byatera ingaruka mu kurakara kwa hato na hato cyangwa kumva agashiha. Ngo kuko kuzamuka kw'isukari nyinshi mu mubiri bishobora kugira ingaruka ku marangamutima n'ibyiyumvo, bigatera kurakara bya hato na hato n'agashiha bita ishaza mu mvugo z'ubu. Isukari nyinshi ishobora gutera kandi kwiyongera k'umunaniro w'ubwonko n'agahinda twita depression. Kuko kunywa isukari nyinshi cyangwa kurya isukari nyinshi bishobora guhungabanya imikorere y'ibinyabuzima bitwara amakuru mu bwonko. Ibyo binyabuzima bita neurotransmitter bikagira ingaruka ku munaniro w'ubwonko no kugira ikibazo cyo guhangayika cyangwa kugira agahinda.
Ibi biterwa ahanini no kuba isukari igira ingaruka mu kwiyongera cyangwa kugabanuka kw'imisemburo y'ibyishimo ya serotonine na dopamine. Ibi bikaba ari byo byongera ibyago byo kugira agahinda kenshi cyangwa se guhangayika, ibyo abantu benshi bakunze kwita kugira depresiyo. Isukari nyinshi kandi ishobora gutera guhungabana k'ubwonko, ibyo twita brouillard du cerveau cyangwa brain fog. Isukari nyinshi ishobora gutera iki kibazo cyo guhungabana k'ubwonko, aho umuntu yumva atabasha gutekereza neza, akagira ikibazo cyo kwibuka cyangwa gufata ibyemezo. Ibi biba byatewe n'uko isukari iba yabaye nyinshi mu maraso, kandi birazwi ko burya ubwonko ari cyo gice cy'umubiri gikenera amaraso menshi mu mikorere. Noneho iyo sukari yabaye nyinshi mu maraso ikabangamira imikorere y'imisemburo yo mu bwonko, bigatuma ubwonko butabasha gukora neza mu mitekerereze. Isukari nyinshi ishobora gutera indwara z'umutima ndetse ikaba ishobora no gukurura ibibazo mu mikorere y'imitsi. Ibyo byose bigatera guhorana stress n'imihangayiko, bikagira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Kwiyongera kw'isukari mu mubiri kandi bishobora kubangamira umusemburo wa insuline, kuko iyo uyu musemburo uzamutse ubushyuhe bw'umubiri buriyongera, kuko umubiri uba ukoresha ingufu nyinshi mu kugabanya isukari mu maraso, bikaba byatuma umuntu abura ibitotsi cyangwa adasinzira neza. Iyo rero uku kubura ibitotsi cyangwa kudasinzira neza bibayeho kenshi, utangira kugira ikibazo cyo guhangayika mu mutwe cyangwa kugira stress. Isukari nanone ishobora gutera kuba imbata cyangwa guta umutwe. Kunywa cyangwa kurya isukari nyinshi bishobora kugeraho bikugira imbata, ku buryo bujya kumera neza nk'ubw'umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge. Ibi rero iyo bitinze bitera gukorana ibintu byose stress, birimo guhubuka ndetse no guta umutwe. Umuntu agaragara nk'uwataye umutwe, aho akora ibikorwa ubona we ubwe atagenzura, ahubwo biterwa na stress cyangwa ihungabana. Izi ngaruka ziterwa cyane cyane no gukoresha ibyuzuyemo amasukari bikorwa n'inganda ndetse n'imitobe irimo ibyo bita fructose nyinshi, bakunze gukoresha no mu bindi biribwa byinshi bikorwa n'inganda. Nyuma yo kurebera hamwe bimwe mu bibazo isukari ishobora gutera ku buzima bwo mu mutwe, twakwibukiranya ko byinshi mu biryo n'ibinyobwa bikorerwa mu nganda biba byuzuyemo amasukari yongerewemo mu buryo utapfa no gukeka. Mu biva mu nganda byuzuyemo amasukari utakeka habamo nk'amayawurute y'imbuto, amasereyale cyangwa za cornflakes bikoreshwa ku mafunguro ya mu gitondo, hakaza za mayoneze na za ketchup n'andi masose, ndetse n'ibindi byose bigurwa bitetse cyangwa bikabikwa bikonjesheje biva mu nganda. Haza kandi ibinyobwa byongera ingufu nabyo cyangwa za energy drink, nabyo ni ibinyobwa byuzuyemo amasukari menshi kandi mu buryo udashobora gukeka. Icyo wakora kugira ngo wirinde izi ngaruka rero, harimo kurya isukari mu rugero. Kuko kwitondera ingano y'isukari ufata, cyane cyane iyo yongerwamo ku buryo bukabije. Aha twavuga nk'ibinyobwa bisindisha, za biswi ndetse n'ibindi. Ikindi, tugomba kurya ibiribwa bibonekamo intungamubiri, tukanywa amazi menshi, tukarya imbuto n'imboga, tukarya ibiribwa byuzuyemo intungamubiri, bikaba byadufasha gukumira izo ngaruka.
Ikindi cya gatatu, twakwitabira imyitozo ngororamubiri kuko imyitozo ngororamubiri ituma imikorere y'umutwe n'umubiri ikora neza ndetse igafasha mu kugabanya ibyago byo kugira ikibazo cyo guhungabana cyangwa cyo guhangayika. Muri rusange, iyo umuntu ashaka gucunga neza ubuzima bwo mu mutwe, kurya neza no kwirinda kunywa cyangwa kurya ibiryo bifite isukari nyinshi ni ingenzi. Inshuti zacu rero naha dusoreje ikiganiro cyacu, tubashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Niba mwanyuzwe n'iki kiganiro ntimwibagirwe gukora subscribe ku batarayikora, muduhe ibitekerezo, mukande like na share, muraba muduteye inkunga ikomeye cyane. Mugire ibihe byiza.